Hello guys, nongeye kubasuhuza mwe bakunzi ba Ivy Scholars. Nk'ibisanzwe rero ni amakuru abagezweho muri scholarship ndetse na za kaminuza. Uyu munsi rero twagarutse kuri laptop zemerewe abanyeshuri ba UR ndetse n'aba RP bari kwiga muri year 1. Uyu munsi rero bidatinze hari benshi mwagiye mutubaza ibibazo byinshi, atese imashini twapurayinze sizaza ryari, ko bataziduha, ibibazo byinshi cyane kuri laptop. Bidatinze rero BRD yaje isubiza ikibazo cyanyu, inabihanganisha ku butinde kuba itarabahaye imashini ku gihe. Reka rero tubanze tubamenyeshe ku itangazo rishya ryasohotse muri BRD. Mbere yuko tujya kuri iri tangazo, banje kugushimira we maze gukora subscribe. Nawe ugeze hano bwa mbere, nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana amakuru ku yandi umunsi ku munsi, ndetse muraba agaciro kuba mugomeje kudufollowinga. Mujye ku mbuga zacu zose muratubonaho ni Ivy Scholars. So rero reka twitangire n'itangazo rya BRD. Mu itangazo ryashyizwe hanze na BRD mu rurimi rw'icyongereza yasohoye kuri uyu wa 9 Gicurasi 2025, riragira riti update on student laptop distribution. Murumva rero ni amakuru agezweho mu gukwirakwiza cyangwa mu itangwa rya computer ku banyeshuri ba kaminuza. So yatangiye ivuga ati we acknowledge the delay in the laptop distribution and appreciate your continued patience. So muri makeya rero BRD ahanga yatangiye yihanganisha abantu bose b'abanyeshuri bategereje izi laptop. Iragira ati turamenyesha ko habayeho mu gutinda mu itangwa rya mashini. Irakomeza hasi igira uti we have experienced unexpected delays in their delivery due to external reasons. So irongera avuga ati ntabwo ariko byari biteganyijwe, ahubwo habayeho itinda bitewe n'impamvu zitandukanye, external reasons. So nazo ni impamvu zitayiturutseho cyangwa se zitatewe na BRD, ahubwo nuko habayeho external reasons. So munsi irakomeza ngo distribution is expected to begin in early June 2025. Rero itangwa ry'izi mashini cyangwa se izi computer ku banyeshuri bamaze gusinya amasezerano na BRD rizatangira muri izi ntangira z'ukwezi kwa gatandatu, ubwo ni mu matariki ya mbere. Urumva rero ntago bizatinda, mwaba mwihanganye nkuko mwakomeje kwihangana. Iragira ati Mineduc in collaboration with your respective higher learning institution. So Mineduc mwese murayizi ni Minisiteri ishinzwe uburezi mu Rwanda, ku bufatanye rero n'ikigo gishinzwe amashuri makuru na kaminuza aricyo HEC, bazababwira cyangwa se ngo bazabamenyesha uko iri tangwa rizaba mbere yuko batangira kuzitanga. We will share the detailed distribution plan in advance. Thank you for your understanding. So rero murumva ko ari impamvu zitaturutse kuri BRD cyangwa se banki isura amajyambere mu Rwanda, ahubwo ni external factors zabayeho. Mukomeze kwihangana nkuko mwabikoze mbere, mashini zanyu zirahari kandi biri safe ko izi mashini mugomba kuzibona nkuko mwamaze kuzisinyira. Ahubwo hari abantu benshi mwakomeje kugenda mutubaza ati se izi mashini ni bwoko ki, zikora gute, zaba zifite ubuhe buhanga, ko hari abasinye i7 i5. Nibyo tugiye kugaruka rero, tubanze tubasobanurire aho zigiye zitandukaniye. Turababwira kuri ku basinye mashini ya ifite Intel Core ya i5 ndetse n'abafite Intel Core i7 aho biza gutandukanira. Nkuko mwabibonye rero, abasinye i5 na bacagingwe cyangwa se bazishyura amafaranga make yegeranyije na i7. Nibyo koko imibare irivugira. Urumva i7 itandukanye na i5, urumva harimo different mu mibare, mathematically uhita ubyumva. Ahubwo rero nibyo tugiye kugusobanura kugira wumve neza mashini uburemere izabifite cyangwa se ubukaka n'ubushongore iyi mashini yawe uzabutunze izabifite. So turatangira kubafashe i5, tuze gusoreza kubafashe i7. Abenshi hari ibibazo mwagiye mugarukaho mutubaza ate se ubundi ko batwishyuza amamiliyoni mu busanzwe ku giciro hanze igurita.
So ibyo byose rero nibyo twagiye tubakusanyiriza muri iki kiganiro, nkwinginga ngo ugomeze kureba iki kiganiro mpaka ku musozo niba ushaka kumenya amakuru yimbitse kuri iyi mashini. So ndakwibutsa rero gukora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu, tunyuzeho amakuru ya scholarship ndetse n'andi makuru yose ya kaminuza. So muraba agaciro rero kuba mbafite, ntago nabaho n'abafite nanjye ntago naba ndi gukora iki kiganiro. So niyo mpamvu nanjye rero mbanje gufata uno mwanya kugira ngo mbashimire. So reka dukomeze rero n'andi makuru y'iyi mashini, tureba bimwe mu bigize iyi mashini, ese zitandukaniye hehe, ese zifite ubuhe buhanga. So nibyo tugiye kugenda ducamo gake gake. Wowe icyo usabwa no kureba iyi video kugeza ku musozo. Iyi iracyayi Ivy Scholars. Ahantu zitandukaniye rero izi mashini za i7 ndetse na i5, icyambere turi buvugeho ni kuri processor. Processor rero ni kwa kundi ubona iyo ufunguye mashini cyangwa se uri gukora program zawe, ubona mashini irimo loading. Kiriya gihe imara rero biterwa na processor yayo. So ifite processor nini niko loading yayo yihuta nayo, ugasanga ntabwo itinze. Ariho bagiye bakura 1G 2G 3G mu buryo zigenda ziba zitandukanye. So ni nacyo kintu twagiranya na processor kuri mashini. Rero imashini ifite processor nini nayo ikora vuba vuba. Ikindi kandi ifata software nini ziremereye, harimo nka za coding, gaming ndetse n'ibindi cyane mwagiye mumenya nko kuri mashini. Mu bantu mwatunze imashini ntoya murabizi, hari igihe washyiragamo program cyangwa se software ugasanga imashini ihise ikwama, ugasanga urayifunguye imaze amasaha 2 cyangwa 3 uri kuyatsa byonyine, ukavuga ati noneho ninjya kuri internet biragenda gute. So processor ni ikintu cy'ingenzi kuri mashini, niyo mpamvu tugomba gufokasinga kuri processor n'igihe ugiye kugura imashini cyangwa se computer, ukabanza ukara processor yayo inganite. So rero hari i7 na i5, izi ni mashini zifite processor yihuta iremereye cyane. Nimugire ikibazo kuba warasinye i5 cyangwa se i7. So zose zimeze neza cyane. Ikindi turagaruka kuri RAM, random access memory. Abantu mwize ibintu bijyanye na computer murabizi, cyangwa aba IT murabizi ibi ngibi kundusha. Iyi rero kugira ngo umenye ngo imashini yanjye ifite RAM nziza cyangwa se ifite storage yanjye nziza, random access memory, izi mashini zizatangwa na BLD zifite RAM ya 8GB. Iyi ni storage nini cyane, murabyumva namwe. Iyi storage irahagije kuba yabika za Microsoft Word ndetse n'izindi software zigiye zitandukanye, kuba yakihuta kuri internet ndetse n'izindi porogaramu ziremereye nazo ibasha kuba yaza accessinga mu buryo bworoshye. So ikindi tugarukaho rero ni storage. Storage rero ni ahantu hanini ho kubika ibintu byawe cyangwa se amafayilo yawe, films, izindi movies zose. Aha rero niho nanone ugomba gufokasinga, ese izi mashini batanze zifite storage ya kangahe. So ku bantu mwamaze kureba mu masezerano yanyu, baberetse imashini zifite storage ya 512 GB SSD. Nkuko mubyumva rero, urumva na ahantu hanini. SSD ni solid state drive. Ahantu n'ahantu ushobora gutwara utuntu twawe, utudokima twawe, ukadukipinga neza tukaba tubitse. So urumva rero ni storage nini ishobora kubika ibintu byinshi biremerewe. So urumva rero izi mashini ni mashini ziremereye nizo kwizerwa. Rero nimugire ikibazo ngo wasinye i5 cyangwa se i7, mwese muzabasha gukoresha izi mashini neza kandi zizaba. Wowe munyeshuri rero wamaze gusinya amasezerano yuko uzahabwa computer, ndagusaba guhita wihutira ukajya muri dashboard yawe ya BLD ukarebamo se niba imashini yawe iri pending. So nkuko mubibona hano rero, reka mbanze nkwereka akantu gatoya ugomba kwitaho. Reka twinjire muri dashboard nkwereke ahantu ugomba kujya kurebera se nanjye imashini nzayibona. Guys, banza checking neza urebe ko biri pending. Nkurabona nkangaha laptop constant ni once, bazayiguha inshuro imwe. Cash yamaze kuba received, kuba waramaze gusinya already urayemerewe. Noneho urabona kuri laptop hejuru material iri pending, ntabwo urayakira. So rero mwese mubanze mujye kureba muri dashboard zanyu murebe ko imashini iri pending, batazatangira gutanga imashini ugasanga ntubonye imashini cyangwa se iratinze bitewe nuko utacekinze dashboard yawe.
So mbibutse rero kubanza gucekinga dashboard zanyu mukabanza mukareba ese imashini iri pending cyangwa ntabwo iraba pending. So ku bantu rero mutegereje imashini ni mu kwezi kwa gatandatu nkuko BRD yabivuze mu itangazo mu matariki ya mbere, mutegereze mutarambiwe. So murakoze cyane gukurikira IVS Scholars, umunsi ku munsi tuzatubana. Wowe maze gukora subscribe ndagushimiye, kandi mwibutsa gukora comment, like, share ndetse uyihe n'inshuti zawe zigende zimenyera aya makuru agezweho. Ciao ciao.